inkuru yo kwiyahura kwa Ingabire Victoire. Ni nyuma yuko Ingabire Victoire urukiko rukuru rwa Nyarugenge rumusabiye ko yakomeza gufungwa iminsi 30 y'agateganyo kugira ngo urubanza rwe ruzabashe kuburanwa mu mizi nyuma y'iyi minsi. Ese inkuru yabaye kimomo yaba ariyo Ingabire Victoire ngo yiyahuye? Ese mu by'ukuri ibi bintu turi kubona byakwirakwiriye ku mbuga nkoranyambaga cyane status za WhatsApp, TikTok, Instagram ndetse na YouTube, ariko mu by'ukuri ngereka nkubwiza ukuri ibijyanye na Ingabire Victoire, kuko ifoto iri gukwirakwira yerekana ko yatangajwe n'ikinyamakuru Igihe, ariko se mu by'ukuri ikinyamakuru Igihe cyo kiremera yuko ibi bintu byabayeho. Aka kanya niyo mpamvu ngiye kukubwira ukuri kose kuzuye kuri Ingabire Victoire, niba koko yiyahuye cyangwa atiyahuye. Ibinyamakuru byinshi byahagurutse, abo hanze barahaguruka barandika, induru ziravuga Ingabire Victoire ko yiyahuye, ariko se mu by'ukuri koko yariyahuye? Ndagira ngo mbanze mwibutse ikintu kimwe cy'ukuri, twebwe hano kuri Global City nta munsi n'umwe tuzigera tugutuburira cyangwa ngo tukubwire ibintu bitari ukuri. Uwo bazasebya tuzaza tukubwira ukuri kwa nyako, uwo bazavuga ibihuha tuzaza tukubwira ukuri kwa nyako, kuko nuza cyangwa ukajya hano ukasanga igihuha n'ubwishe ukuri yo cano ntabwo uzayikumbura. Ariko twe niyo mpamvu tuza tukakubwira ikintu cyanyacyo kandi kizewe wasanga n'ahandi hose. Ngiye tugiye kubana reka nkwibutse ko nitwa Isaac. Mbega mu by'ukuri iyi foto iri gukwirakwira yerekana ko yatangajwe n'ikinyamakuru Igihe, ariko se wari uzi yuko Igihe ngiye kukwereka icyo kibivugaho, kuko niba yiyahuye nkwereka ibinyamakuru bigiye bitandukanye byavuze kuri Ingabire Victoire. Ingabire Victoire ko yaba yiyahuye se koko? Reka turebe. Mbega se mu by'ukuri wari uzi yuko Ingabire Victoire ibyo byose tugiye kubirebera? Ngiye kukwereka video, iyo video ngiye kukwereka aba ariyo ukurikirana gatanu ku kandi. Reka nkwereke iyo video, let's go. Ni inkuru yatangiye gukwirakwira ku itariki ya 9 z'ukwezi kwa 8 2025, inkuru yo kwiyahura kwa Ingabire Victoire. Ni nyuma yuko Ingabire Victoire urukiko rukuru rwa Nyarugenge rumusabiye ko yakomeza gufungwa iminsi 30 y'agateganyo kugira ngo urubanza rwe ruzabashe kuburanwa mu mizi nyuma y'iyi minsi 30. Hatangiye rero gukwirakwira inkuru zivuga ko uyu nguyu Ingabire Victoire yaba yiyahuye muri gereza aho yari afungiwe. Ariko se iyi nkuru haraho yahihurira n'ukuri? Bigaragara ko ikinyamakuru Igihe aricyo cyayanditse. Mbere na mbere mu ifoto yakwiye ku mbuga nkoranyambaga byagaragaraga ko ikinyamakuru Igihe aricyo cyanditse iyi nkuru, aho cyagize kiti amakuru mashya, Ingabire Victoire wari ufunzwe iminsi 30 y'agateganyo yasanzwe mu mugozi yiyahuye. Byavuzwe cyane ndetse ifoto igenda ikwirakwira hirya no hino, by'umwihariko abapostinga kuri TikTok, kuri Instagram ndetse no kuri Twitter bagenda bayihererekanya, abandi bayireba bayitanga ibitekerezo. Gusa ukuri kuri iyi ngingo nako kwagaragaye mu gitondo cyo ku itariki ya 9 z'ukwezi kwa 8 2025 ahagana saa 2:43, aho ikinyamakuru Igihe kuri Twitter yacyo cyapostinze gikoresheje cyangwa se cyifashishije ya foto abantu bakwirakwije ku mbuga nkoranyambaga kivuga ko ari fake news, amakuru atari ukuri. Mu magambo make, aya makuru ntago ari ukuri, byakozwe n'umuntu ku giti cye agamije inyungu ze. Uwabikoze yabikoze yiherereye, nyamara yirengagiza ko hari itegeko rigenga ibyaha bikorerwa ku ikoranabuhanga nimero 01/kaberamye rya 2018 rivuga ko uwandika cyangwa agatangaza amakuru y'ibihuha agamije guteza umutekano muke, gusebya cyangwa kwangiza izina ry'umuntu ashobora gufungwa guhera ku mezi 6 kugeza ku myaka 2. Yayo makuru y'ibihuha ateje ingaruka zikomeye ku mutekano cyangwa se ku mibereho myiza y'abaturage, igifungo gishobora kwiyongera kikaba kirekire. Ubwo ibyo yarabizi. Reka mbashimiye mwe duha. Ese mu by'ukuri twaburiye abavandimwe bacu guhifuriza bagenzi babo ikibi cyangwa tukababuza gukora ibintu bitemewe muri leta? Ese mu by'ukuri reka mbanze babwire ikintu kimwe, uyu muntu iri tegeko rya leta koko yirengagije, ari nkaho umufashe cyangwa ukaramuka umenya ukuri kwa nyako ukamumenya. Uyu muntu ni inyangabirama, kwifata ukavugiraho mugenzi wawe ngo ashobora kuba yiyahuye cyangwa yitabye Imana kandi uwo muntu akiri muzima agihumeka umwuka w'abazima. Mbega muri makeya, ese wari uzi yuko ibi bintu niyo byonyine iryo tegeko ritaguhana nta makosa akomeye muri sosiyete nyarwanda cyangwa muri sosiyete ya buri hamwe hose? Mbega mu by'ukuri tujye tuvuga ikintu twahagazeho, twe gushakira amarongo kuri Instagram, TikTok, Facebook ndetse n'ahandi. Mbega muri makeya, views reka ze kutubera ibigusha, ze kutubera buri kimwe twakora cyose kugira ngo tuzibone, ahubwo izo views reka zitubere izo twabonana n'inshuti zacu kandi tukishimana nazo. Mbega mu by'ukuri twe gukwirakwiza ibihuha
ibihuha tuba abambere mu kuvuga ukuri, twe kuba abambere mu gukwirakwiza ibihuha, kuko mu by'ukuri ibihuha nta cyiza cyabyo, ntibyubaka ahubwo birasenya. Mbega muri makeya ngiye guhita nkurengerezaho n'akandi kantu kagusezera. Nge twabanaga Isaac nk'ibisanzwe, ciao ciao. Nzaharanira kugera ku ntego, nzaharanira kugera ku ntsinzi, nzaharanira gukora icyangejeja. Icyanzanye ni kimwe gusa, ni ukubohora igihugu. Nzaharanira kugera ku ntego, nzaharanira kugera ku ntsinzi, nzaharanira gukora icyangejeja. Icyanzanye ni kimwe gusa, ni ukubohora igihugu. Oya ntabwo icyanzanye ari ugutata ubuyobozi, kandi ntabwo icyanzanye ari ivangura ry'amoko, ntabwo icyanzanye ari ukwiyerekana. Icyanzanye ni kimwe gusa, ni ukubohora igihugu. Oya ntabwo icyanzanye ari ugutata ubuyobozi, kandi ntabwo icyanzanye ari ivangura ry'amoko, ntabwo icyanzanye ari ukwiyerekana. Icyanzanye ni kimwe gusa, ni ukubohora igihugu. Kongo ni nini cyane kandi ni nziza cyane, ariko yangijwe n'izo ngirwa abayobozi. Ivangura ry'amoko ryarashigikirwaga, umwiryane mu bantu aturiya n'umunyarwanda. Nta kwishira ukizana kw'abavuga ikinyarwanda, ngaho namwe nimumbwire ese hari ibyo n'ibintu. Ariko ndashima yuko ARC ije kubikemura. Kongo ni nini cyane kandi ni nziza cyane, ariko yangijwe n'izo ngirwa abayobozi. Ivangura ry'amoko ryarashigikirwaga, umwiryane mu bantu aturiya n'umunyarwanda. Nta kwishira ukizana kw'abavuga ikinyarwanda, ngaho namwe nimumbwire ese hari ibyo n'ibintu. Ariko ndashima yuko ARC ije kubikemura. Oya ntabwo icyanzanye ari ugutata ubuyobozi, kandi ntabwo icyanzanye ari ivangura ry'amoko, ntabwo icyanzanye ari ukwiyerekana. Icyanzanye ni kimwe gusa, ni ukubohora igihugu.